nakoze buri kimwe ku bwawe ninguha ababyeyi banjye wowe mwizere nta soni ahubwo ninguha akira basi bahita bemeye ko mama nsiga akansiga akagenda akansiga muri uyu mwanda wabagiye kwicwa n'agahinda kubaho kabiri tugiye uramusange uragusanga uri kandi wowe uzajya wizera ejo bundi twaraganira akubwira ati abantu bari kuganira muri salo tugenda ugira uti nizo ubwira iki kuri umwana wa nyoko we bajya banakukoraho ubundi ntabwo muramubwira ko nzamurikiza mama nimushaka munanyice n'ubundi uyu munsi wose imodoka nzima nakakandi kawe wampaye karashaje imodoka nzima Rwanda banyarwandakazi nimba iyi video wari urimo ureba kuri Kidasamura TV Rwanda yakuryohanye jya hasi muri comment harimo link ugende iyi video uyirebe paka irangi. Nanone nzanye itangazo mwese ribareba nk'abanyarwanda, abantu mukunda filimi nyarwanda, abantu mukunda amakomedi, abantu mukunda ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'abafite impano twabatekerejeho, bafite impano bicaranye, bafite impano batari gukoresha, nyine bifitemo ubushake bwo gukora cyangwa bwo gukina filimi nyarwanda cyangwa bagakina amaminiseri cyangwa bagakina n'amakomedi agiye atandukanye. Uvuze ngo namwe twabatekerejeho nka Kidasamura TV Rwanda. Iri ni itangazo tugiye gutanga tubinyujije muri groupe y'abantu bagera mu 8 ubu turi gukorana. Twe nka groupe twicaye turavuga ngo dutange itangazo kubera ko dufite projet yo gukora episode nini cyane nibura izagira ibice 100. Turavuga yuko dukeneye abakinnyi kandi bazi gukina, abakinnyi bazi icyo bakora, abakinnyi bakora video, nyine wa mukinnyi ushobora kujya kuri scene agakora atiriwe agushakurisha, yenda yabatanabizi ariko yifitemo iyo mpano araza tukamuhugura akabona kujya kuri scene. Ndetse rero munyarwandakazi nimba ufite impano yo gukina filimi watwandikira kuri 0749 ubundi ukaza tukazamukana ndetse nawe ukaba icyamamare nk'abandi. Bivuze ngo Rukiritoma yatangiye, bivuze ko ubu ngubu uwaduhamagara yakwiyandikisha, nta kwiyandikisha kurimo, yaduhamagara tukamuha rendezvous akazaza kuri seni akareba uko bikinwa akanareba uko bikorwa, yenda nawe ejo akazagaruka. Mbibutse ko gushutinga ni 3 mu cyumweru. Uramutse uje muri filimi yacu menya yuko ugomba kubona iminsi 3 mu cyumweru uko byagenda kose. Banyarwandakazi rero nongeye kubabwira yuko mu kanya mu masaha ya 8 ndibuze kubashyiriraho episode imeze neza kandi iryoshye. Mu masaha ya 9 episode iraba igezeho kuri Kidasamura TV Rwanda, ndetse n'amakuru nayo turaza kuba tuyatambutsa live. Nimugire ikibazo rero nongeye kubashimira cyane abantu mwakoze subscribe, abantu mwakoze comment, abantu mwakoze share, abantu nkamwe ibyo tugezeho nibyo twenda kugeraho, ni mwebwe tubikesha rwose. Mudushyigikire, mukomeze mudukubite support, munasharing bagenzi banyu. Nicyo cyari kinzanye kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda kugira ngo mbabwire restauration ko zimeze, kandi dukeneye n'abakinnyi. Murakoze cyane. Umuntu wifuza kutujoininga aduhamagare kuri ya nimero nababwiye cyangwa atwandikire kuri WhatsApp, ibyo biraba bihagije. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Kandi nimbere bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Murakoze cyane. Reka amakuru nari nabateguriye n'itangazo bisubikire hano. Imana ibarinde, ibaha ibyo kurya n'ubuzima buzira umuze.